Yes, nongeye kugusuhuza wewe udahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ni itangazo risohotse aka kanya risohowe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, cyane cyane riraza kureba basengera muri Grace Room, ariko ni itangazo rigenewe abanyarwanda muri rusange. Kigali ku itariki 10 Gicurasi umwaka wa 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministry ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Reka turebe noneho icyo Grace Room irimo irazira. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministry nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Ndagira ngo mwumve neza ikintu Grace Room. Ndabizi hari abantu bahita bavuga ati uko ni ukurwanya Imana ngo niki, ariko mu itegeko cyangwa se mu byo batanze kugira ngo bahabwe ubuzima gatozi, Grace Room ntabwo yigeze ishyiramo ikintu kijyanye no gusenga. Sinzi niba mubyumva neza icyo barimo barazira, ko bagiye mu bikorwa byo gusenga, kandi mu byo ari batanze ntabwo ikijyanye no kuba harimo ibyo gusenga nta birimo nk'uko RGB ibigaragaje ahangaha. Kadukomeze itangazo turebe. Imiryango yose yanditswe na RGB isaba gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikanagenzurwa neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa, gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Murimo murabyumva aho ngaho ikirimo kirajya mbere, Grace Room ikirimo kuzira. Reka tubanze dusoze itangazo kugira ngo tuze kurebera hamwe ibijyanye n'ibyagiye bigenzurwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi bahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko yanditswe n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco no kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ahantu hose uzumva ngo Yesu arahari, uzahabwirwa n'imirimo ye bwa mbere. Ikitumenyesha ko ari we nuko yitamurura mu bimenyetso n'ibitangaza. Yes. Iyo mbona ibintu arimo arakora, reka mbakurireho noneho. Now let me tell you. Iyo mbona ibyo akora hano, nyize sida, nyize kansa, iri ingo zisubirana nyuma y'imyaka 5 divorce 20, ngize gutya, reka mbakurireho. Niwe uwo twategereje, uwo twaririye, niwe. Ahangaha rero nkuko twagiye tuyibona mu minsi itambutse, ni itangazo rya RGB basohoye mu kanya rwose, nta gihe kiracaho itangazo rigiye hanze. Grace Room twagiye tuyibona mu bikorwa bitandukanye. Hari abantu benshi bagiye basengerayo bakabohoka, bafite ibibazo Imana ikagira uko ibigenza, ariko ikibazo cyabayeho nuko ibikorwa bagiye bakora, gusenga, ibikorwa bagiye bakora hirya no hino byo kubohora abantu, ibyo bijyanye no gusenga nibyo bari kuvuga ko batigeze bagaragaza ko ari iyo misiyo yabo bafite, bajya kwaka ubuzima gatozi akaba ari cyo barimo barazira, kuba batswe ubuzima gatozi. Hari n'abandi bantu ku rundi ruhande bavuga bati ese Grace Room ntekereza ko wenda
n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwabigiyemo rukabireba, kuko bagiye bagaragaza ibijyanye no kuba harafunzwe amatorero n'insengero zarafunzwe, ariko ugasanga muri Grace Room ho baracyaterana barasenga nta kibazo. Baherutse no muri BK Arena, murabizi mu minsi itambutse hari umusore kuri Twitter wagerageje yatutse Pastor Julien Kabanda amugereranya n'umukozi wa Satani. Ribu yaje kumufata imugira inama nawe aza guhinduka, agaragaza ko asaba n'imbabazi. Ibyo byose bihise biza noneho byerekana ibijyanye n'ibyo iyi Grace Room yari ishingiyeho kugira ngo ibe yakorera mu Rwanda. Harimo ikibazo cyo kuba barakoraga ibikorwa by'urukundo. Ibyo ni ibisanzwe kubikora, ariko hinjiyemo ikintu kijyanye no gusenga no kuba wahuza abantu, kandi murabizi ko ibintu byo gusenga nabyo amatorero menshi yarafunzwe kubera amabwiriza bashyizeho atarubahirizwa kugira ngo babe bafungura izo nsengero. Rero ibyo ngibyo nabo bahise bakuba ubuzima gatozi kubera ko batigeze bubahiriza ibyo batanze nka misiyo zabo cyangwa se imirongo ibyo baje gukora muri sosiyete nyarwanda. Rero niba haragiyemo ikintu cyo gusenga, ntabwo RGB ibyihanganira, kuko hano mu gika cya kabiri niho bavuze ngo Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'itegeko y'iyi ministry. Ubwo urumva rero bihabanye n'ibikorwa bari baratanze bajya kwa kubuzima gatozi. Hari ukuntu umuntu yakubuzima gatozi avuga ati nzakora ibi ngibi ngamije kuba nakora muri sosiyete, ariko bikaza guhabana n'ibyo wagaragaje kuri field. Ubwo ibyo bagiye bakora, ubwo niba batarashyizemo gusenga kandi bikaba bigaragara ko basenga, ntabwo babikitwa ya nyito bashatse kwita bajya kwaka ubuzima gatozi. Nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo, urumva ko ari bo ubwabo babyitangiye. No muri iyi ngingo ikurikiyeho cyangwa muri kino gikanga, imiryango yose yanditswe na RGB, Rwanda Governance Board, isaba gukora ibikorwa bijyanye n'itegeko yayo, kandi ikagenzurwa neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'itegeko nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Ibi rero nibyo byaje kuba kuri Grace Room Ministry, ikaba yatswe ubuzima gatozi. Bivuze ko kongera kubabona basenga bateranye, ibyo ngibyo ntabwo bikiriho, kuko buryo ufite ubuzima gatozi uba ufite n'uburenganzira bubasha bwo kuba wakomanga ahantu bati ngewe ndemewe, amategeko arandengera ABCD gutyo ubigaragaza. Ariko kuva habayeho kino kibazo biraza kugorana kongera kubona abantu basengeraga muri Grace Room, n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamahanga benshi bakurikiraga online. Bivuze ko mu gihe kino kibazo kitarakemuka, kongera kubona Grace Room biraza kuba byagorana. Hari benshi rwose batengushywe n'uyu mwanzuro, ariko niba tuzi neza ko ubuyobozi abatuyobora ari twe tube twarabishyiriyeho, ndetse ari Imana iba yaragennye ko umuyobozi ajyaho, mu gihe afashe icyemezo abona ko gikwiriye, kiraza kugira bamwe kirengera cyane cyane abanyarwanda, ntabwo kiba gifashwe ku bw'inyungu z'umuntu runaka, ahubwo nuko nabo ibyo batanze bahawe butamwa bongeraho ngenda. Mu gihe rero iyo ngenda batayemerewe, ntabwo biraza gukunda mu gihe bitarajya mu buryo, bitaza kugira umuntu bicumuza ngo mujyane kure. Ahubwo Grace Room ifite kuba niba iraza gushyira muri kriteriya zayo cyangwa se mu mirongo bafite migari, baraza kongera n'ikijyanye no gusenga, nabyo baraza kubitanga kugira ngo babe bahabwa icyo cyangombwa. Kucyamburwa bongeyemo akantu ko gusenga kandi ntabwo bakakiye uburenganzira. Ubu rero nicyo kintu navuga ko kiraza gukoma mu nkokora cyane cyane abantu basengeraga muri Grace Room, ariko n'itegeko ryabagonze, ntabwo ari umuntu ku giti cye wagiye kubikora, kuko
kuko mu mategeko yo kwaka ubuzima gatozi biragaragara ko hari ibyo batubahirije. Niba iyo ngingo bashyizeho niba itarubahirijwe nta kindi cyari gukorwa nk'uko itegeko ribivuga, kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa icy'ubuzima gatozi. Nuko rero byagenze muri Grace Room, abantu benshi muratengushywe, ariko mwihangane mukomeze musenge kuko Imana ntahita kumva, ahubwo musaba Imana mu minsi itari mikeya Pastor Julienne ndetse nabo bakorana baze kubikora vuba kugira ngo mukomeze musenge. Basengeragayo bitaza kugira undi muntu biba byagusha. Rero nuko gahunda ihagaze, nizera ko aho ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Turakomeza tubane mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Showbiz News Rwanda.